Ngiye gukubita ubutwenge nk'ubwo abantu bakubitaga. Hey! Ariko ndiza waramutse gute ko mbona ntasi. Ayiwe murajya he abagome murajya he abatubuzi murajya he yewe abagome murajya he abarozi murajya he reka baririmbira we. Yego. Umva gasa. Mbega indirimbo. Ngiye mfite ibyishimo. Uyihimba none hari. Umva. Nta utabahimbira zizagenda ziza ahubwo ndimo ndayikora. Urimo ndayikora? Nese ndimbati. Umuhanzi witwa Rafiki niwe wavuze ngo nibagambe. Abagamba nibagambe. Abagamba. Gambe. Sinzatinya ibigambo. Muri injiji abantu bakantuka. Abantu bagiye bantuka. Mbabwira nti umuntu ushyigikiye iki kinyoma ninjiji. Cyane ko ibisambo byashakaga kumubeshya ko bizamufasha ari nabyo bimupangira kugira ngo binshyire hasi binshyire muri gereza. Ibyo bisambo byanze kumufasha nibyo wamufashishije. None se wagira ngo nta bantu bamuha amafaranga ingetura zikayarya. Nabagome kandi reka nkubwire iyo operasiyo ndaje mvuga ibyayo ndaje nyishyira hagaragara yateguwe n'abantu batarenze batatu. Iyo operasiyo yo gushaka kunta muri gereza, iyo operasiyo yo gushaka kumfungisha, abantu bagiye bagahimba urumva kumfata kunda kunyica urumva. Ariko reka nkubwire umuntu iyo agiye guhimba abantu bakajya hariya bakicara bagakora inama bakabwira uriya mukobwa na n'ubu nkita inzererezi itinyuka igafata nyina wayibyaye ikamwita indaya. Yamwise indaya se? None se iyo avuze ngo yahuye na Ndimbati mu kabari aragenda aramubyara amara imyaka 18 atazi se yarashatse kuvuga ko nyina ari iki. Abantu bagiye bashaka inzira zose zantakazamo ngo bongere bansubize muri gereza zirabura. Hari abagiye bahimba ubuse uyobera abagiye bahimba muri comment bavuga ngo ni ngewe gikeri urumva ngo ni ngewe gikeri Honesty bakagenda bakaba bati gikeri Honesty dore ni wowe turabizi. Bashakaga iki? Oya nago bashaka kujya kugufungisha. Badashaka kumfungisha niko badashaka kumfungisha Gasaro. Badashaka kumfungisha wakora inama yo kuvuga ngo uriya mukobwa ngo azavuge ko urumva baranabivuze mu biganiro byabo ngo bazavuge yuko ngo nyina ngo namusambanyije ngo afite imyaka 16 ngo kubera ko ngo icyaha cy'ubusambanyi icyaha cyo gusambanya umwana utagejeje ku myaka ngo ntigisaza. Reba kugira ngo abantu bahimbe icyo kintu ko byabara akamaro. Ariko kubera iki ariko gufungwa kwanjye ni igiki cyungura abantu bamwe na bamwe. Kuba ntari muri societe ni igiki abantu bamwe na bamwe kibungura cyane. Ariko reka nkubwire Gasa, ariko imbwira ngo nisize insenda igihe kizajya kigera umuntu avuge. Kuba ntavugaga nongere mbisubiremo suko mbuza umunwa. Abamuvanye aho yakoraga bakamwivanira mu kazi ni bangahe bamurisha aho yabaga ni hehe. Nanagira ngo nkubwire wowe uzi neza kuri muri iki kintu ukaba uzi neza ko ufitanye isano n'iki kintu cyo kubeshya abanyarwanda no gushaka kunyica no kunshyira hasi no kunjyana muri gereza. Njyewe ntabwo ndi bubihagarike. Cyo nashaka n'ibimenyetso. Naritonze kugira ngo ibimenyetso bigaragare. Oya ndimba. Naritonze kugira ngo ibimenyetso bigaragare. Oya kubera naritonze kugira ngo ibimenyetso bigaragare bijyahagaragara. Abantu banteye amabuye, abantu bavuga ko biriya bintu byinshi nyuma ari prank ndimo gukina. Jewe ntabwo nakina biriya bintu, simfite ubugoryi bwo kujya gukina biriya bintu. Njyewe n'abantu mu byumve, njyewe ntabwo mfite ubwenge buke bwo kujya kwirirwa nkina biriya bintu. Ndashaka iki? Ndashaka kwamamara kangahe? Hari nabavuze ati cyangwa se no ni prank. Ndashaka kugira nti niye ndimo nshaka gusohora se kugira ngo Ndimbati yateguye ngo uyu mukobwa se kuvuga ko ari umwana. Nta kintu nateguye.
nta na kimwe. Kandi umuntu uzi ubwenge, uzi gushishoza, uzi no gutekereza no gusesengura byose arareba aho biri guturuka, aho byaturutse wahabona urebye, uretse amagambo, uretse n'ubugome nawe wenda ufatanyije n'abandi bagome ugasesengura neza, wareba aho ibintu biri guturika. None se Ndimba nkibaza abantu bacukuye urwobo kugira ngo banterure banagemo, ariko basanga mbarusha ibiro. Urumva basanga afite ibiro byinshi ntago nterurika, ariko abantu barimo urumva abantu baba bashaka kunterura ngo banage mu rwobo bacukuye, ariko kubera ko mbarusha ibiro bakanirwa kunterura. Mfite ibiro mudashobora guterura mwebwe, bankunda. Urajya gutekereza wowe kujya kubwira umuntu ngo azaza avuge ngo nyina namusambanyije afite imyaka 16, kubera kuzi ko ari cyo cyaha gikomeye. Hasoni Ndimba n'ubwa mbere mbonye ujenze amarira mu maso, kandi ubundi nzi ko uri umuntu ukomeye. Kufite umuryango, menya ko nawe uri kwiharabika, nawe ufite umuryango wowe. Hasoni bakugiraga inama ngo bangiriye inama, arangiriye inama uriya arangiriye inama, angira inama ngo nindeke, ngo ningene ntanga amafaranga. Mwararebye musanga Ndimbati ari gufite amafaranga yo gupfa ubusa. Ese ubu mba narafashe amafaranga nkagenda. Banze nkubaze Gasa, reka iki kiganiro reka nibwirira abantu. Wowe kumugani baranashinja ko tuziranye, reka nibwirira abantu. Nawe gutuma mvuga. Reka nibwirira abantu. Ntacyo kumbwira, nushaka kuvuga tuzakora ibiganiro, byubaka. Ukaba udashaka yuko mubaza biraza kugenda biti. Icyo gihe waba wicaye nk'umusesenguzi kandi wicaye ngiye ibintu mbaza sundi, ibintu mbaza abanyarwanda bayobewe n'ibiki. Buretse gato ngaho mbaza n'abanyamakuru wikomye. Erega nanjye ndi umunyamakuru kandi ndabavugira. Wese ndakoroheye. Nyine buretse gato ngewe nibanzanye umutumirwa akaza nkamubwirani, buretse gato ntumvugiremo. Excuse me, uvuga ko umwana wa Ndimba, ariko nanakuvugiramo cyangwa haguruka imbere y'ikamera nkigendera. Ntago nawe wantegeka kugira ngo unyemeze ibyo ushaka ngo uyu munsi, ariko ntago ndi kubikwemeza. Ariko buretse nanjye mvuge wikisiga itsenda ko twese twazisiga. Izisiga ikivumbutse n'icyabahamije. Ngende kukubaza nawe. Abo rero abo ndimo mbwira, ntabwo reka mbabwire banyamakuru Gasaro ntabinyuze ku ruhande, ntamvugire. Urumva ntamvugire. Icyo nashatse kuvuga, hari abanyamakuru bataraba umwuga binjije. Ubu se ntabigize abacamanza, aho kugira ngo abanyamakuru ntabigize abacamanza. Yo ndayizi, ndaje mbishyira hagaragara. Niko Gasa, abavuye mu rugo gukora mu rugo, abazamukiye ku bandi, abazamuwe kubera udufaranga abantu bagiye babaha, bavuye gukora mu rugo, baraje bashinge cano, nibarangiza bajyeho. Abo bantu bita abanyamakuru, abo bantu bita abanyamakuru. Hari abantu basebya abanyamakuru, ahubwo abanyamakuru mwisuzume, mwitandukanye n'ibisambo. Abanyamakuru mwishenshuri, mujye ku ruhande rw'abanyamakuru. Ibisambo n'inzererezi n'ingegera zijya ku ruhande, zirwa zirira ku bantu no gushaka kubafungisha. Niko byahinduye isura. Hari abantu bagiye bajya ku Kacyiru, baragenda bashyiraho ikigo gipima ADN, barayipima. Turasa mu bitugu, dore ibitugu ye n'ibya Ndimbati, dore umutwe ye Ndimbati, dore uko agenda n'imitego ye. Ngendera imitego mwa bantu mwe, ngendera imitego mwa bantu mwe, ngendera imitego. Ngenda imitego, ngenda mpuje amavi nk'iriya nzererezi mwazanye ahangaha. Ndimba ariko nawe uzi ikintu cyanambabaje. Reka nkubwire ikintu cyambabaje, mbwire n'abanyarwanda ikintu cyambabaje. Gasaro TV. Bakunzi ba Gasaro TV na Ndimba TV, turabasuhuje aho muherereye mu mpande zose z'isi. Tubasuhuza cyane, tubabwira ko tubakunda cyane, ndetse ndabizi ko namwe mudukunda cyane. Nagiye mbona comment nyinshi koko, ati Ndimbati mudutumirire, muhamagare, Ndimbati ari hehe, ku bintu twagiye tubona kuri iyi mihanda noneho bimaze gufata indi ntera.
abandi bati ndimbati twaramutukaguye twaramuzengereje rwose noneho turumiwe ibiri kuri iyi mihanda. Nanjye ni ndimbati reka muhamagare ndimba. Abantu nibatera agasonga bugari tugiye kugwata ibibazo. Tuguhaye ikaze kuri zicano zombi. Urakoze cyane. Umeze ute? Meze nya. Umeze utyo? Abantu banabibone ko meze nya. Meze nya. Jewe reka nkubwire gasa. Jewe reka nkubwire mbwire n'abantu bose ntabwo mbuze ubwenge bwo kuba nanjye najya imihanda ngo nirwe nterana amagambo n'abantu. Cyangwa ngo nirirwe mvuga nisobanura. Nta mwanya mfite. Umwanya mfite nuwo kwiteza imbere no guteza imbere igihugu cyanjye ndetse n'abandi bose. Yego. Ntago mfite umwanya wo kwirirwa nirukanka ngo ndimo ndabwira abantu. Se iyi mikoro iri kuvuga? Yego iri kuvuga. Rero ikintu nashakaga kugira ngo nkubwire abantu koko muri komenti abenshi baravuga bati ndimbati ko ataza ngo ntagire icyo avuga. Ariko mwabantu ni mumbwire ubiyongera icyo mvuga. Iyo ngira icyo mvuga cyangwa ukagira icyo ukora. Cyangwa nkagira icyo nkora. Ibintu biba bigeze hehe? Ikomereze. Abandi bati ndimbati ati ibibera sasa bisobanure tuzi ko Gasaro atariwe munajyaho ibiganiro. Ndimbati hashize imyaka ingahe tuziranye? Kuko njyambana impamvu abantu benshi iki kintu bakibazaho. Ni nabyo ejo bundi nabwiye umuntu kumbwira ngo ndimbati hari igihe mukorana ngo ndashaka uzabahuze n'uriya mukobwa. Nge ndimbati hashize imyaka sigera mu 10 icumi. Ngewe nagira ngo wenda kandi mpora mbivuga abantu banasobanukirwe. Hariho abantu bashyira muri komenti, hariho abantu bashobora gushyira muri komenti wenda ngo uramvugira ngo hari igihe ngo wenda ngo singwe ibiganiro singira nte. Iyo mpamvu ni impamvu itafite ikivuze kubera ko nkuzi ukiga muri segonderi. Utaratekereza no kuba umunyamakuru. Ibyo ntabyo narinzi ko uzabona umunyamakuru. Nanjye sinarinzi ko nzagiye imihanda. Ntabwo ibyo nari mbizi. Nukuri pe. Ibyo rero abantu banatandukanye uburyo abantu basanzwe babanya cyangwa baziranye babireba ukundi. Yego. Nkeka ko abantu bakwiriye no kujya bareba kure ntibarebe hafi. Rero Gasaro tuziranye na mbere yuko abo umunyamakuru na mbere yuko ahitamo segisiya zika. Sha ni kera no kuri kw'Imana kera pe bishoboka imyaka 10 ndumva irimo 10 irarenga. Ni kera cyane pe. Niga muri segonderi nkiri akana gato cyane. Ahubwo se wigaga nko mu wa mbere. Aya nawe wikabye. Oya wigaga nko mu wa mbere. Wese wikabiriza none. Wigaga nko mu wa mbere cyangwa mu wa kabiri. Niyo mpamvu rero aranajya avuga ngo ndimbati ngo muri inshuti. Ariko ese ubwo bushuti bundi kuki baba barasa abantu bose niba babaga inshuti. Nyine ngo ari gihe. Ubundi se abantu babaye inshuti bakareka kwirirwa banaryana cyangwa banashaka no kugambana no kwicisha abandi. No kuri kw'Imana byaba ari byiza byaba ari nakarusho uretse nese wowe sinjya ngutamo nawe iyo haje ikigutamo nanjye ngutamo. Nawe ubucuruza nyine none se ucuruza uzareka abandi bazacuruza se ureka gucuruza nawe ujye wicururiza. Nge nongere mbivuge ndi inyanja. Urashugate ndi inyanja ngewe abantu nimushaka mujye muvuga ngo ndagira abaje bose abashaka kwamamara abashaka gutwika abashaka kuzana ubugome buri mu mitima yabo nta handi babunyuza kuri ndimbati kugira ngo bashe gusohoka. Ariko ikishimishije igishimishije ugasutubwiye ubu noneho ndimo igishimishije ubu ngiye noneho kujya umva ubu nanjye ngiye gukubita ubutwenge nk'ubwo abantu bakubitaga. waramutse gute ko mbona ntasi. ayiwe murajya hehe abagome murajya hehe abatubuzi murajya hehe abagome murajya hehe abarozi murajya hehe. Reka baririmbira we umva Gasa mbega indirimbo ngiye mfite ibyishimo uyihimba none hari umva
nta utabahimbira zizagenda ziza ahubwo ndimo ndayikora. urimo ndayikora nese ndimbati umuhanzi witwa Rafiki niwe wavuze ngo nibagambe abagamba nibagambe abagamba gambe sinzatinya ibigambo ayi wewe ndimba nukagitsetsa ibyanyu biragaragaye Shadafi va mu cyiciro ujye mu kindi sha ego ndimba reka dutangire iki wari ubizi ku munsi ndumva ari wejo bundi turi ku munsi wo kwa mbere ni ku munsi wo kwa gatandatu turimo nakoranye ikiganiro n'umwana w'umukobwa witwaga cyangwa se reka mvuge ngo wiyitaga kuko impamvu mbikoresheje I'm sorry to say that wakomeje ukabivuga nk'uko mwabivugaga komeza ubivuge nk'uko nakoranye ikiganiro n'umukobwa wawe wiyitaga niko yavugaga ariko yiyitaga yaravugaga ati ndimbati ni papa kandi hari ababyemeje mu babyemeje sindimo wakwiye iki kiganiro cyanjye ubwo nawe ugiye kubyikuraho wakwiye iki kiganiro cyanjye ikizima wowe reka two kukujyaho cyane n'abantu babyumve reka ngushimire ko wenda hari na operation wakoze abandi banyamakuru bataraba umwuga nagiye mbwira nti muri injiji abantu bakantuka abantu bagiye bantuka mbabwira nti umuntu ushyigikiye iki kinyoma ninjiji umuntu nuka muri comment ashyigikiye iki kinyoma ninjiji umuntu uvuga ngo uyu mukobwa turasa ninjiji ndaje bamwe ndaje mbate hanze ndaje mbashyira hagaragara mukanya ariko ndimba hari akantu uvuze reka nkakubwiraho gato naramubwiye dusoza ikiganiro ni nusangara nabeshye ndimbati uzanyegere nzagufasha kuva muri iki kinyoma iyo kabyara yaranyegereye ngiye bukeye yarambwiye ati gasa ibi bintu rwose no mu kiganiro cyawe birimo narabishye none wari wamaze kumwizeza ko ugiye kumufasha hari aho wavuze uti nubura ni n'igihumbi nubura 2 hari n'umuntu wo muri Amerika ngo wari wakwemereye ngo kumufasha aho yabonaga biri mu nzira cyane ko ibisambo byashakaga kumubeshya ko bizamufasha ari nabyo bimupangira kugira ngo binshyire hasi binshyire muri gereza ibyo bisambo byanze kumufasha nibyo wamufashishije none se wagira ngo nta bantu bamuha amafaranga ingetura zikayarya oya ngewe uwo muntu namuhaye nimero ye ya Tigo arambwira ati ningira icyo nshaka kuba namufasha biragoye kuriba koko adakoresha WhatsApp nzakubwira gusa uretse ko yabonye kira kiganiro uwo muntu aba diaspora barimo baraza noneho ngewe abantu hanze ngaho ukuntu bamaze kuba kwigira inzererezi uzasanga aba diaspora barababeshya buri munsi bakababeshya bakazana za pranka mukarundura amafaranga mugaha abantu ku buryo ejo nihagira umuntu uzagira ikibazo nihagira n'umuntu ugira ikibazo nta kintu bazamufasha uzasanga ibintu byose byarabaye pranka ariko mureke nge mbibwirire ese nge ko mutangirira impuhwe z'ibi bigambo bamvugaho ibintu byose bigahagarara ugasanga nanjye murankumbuye ntimumbona ko nanjye nakagombye kuza nkaganira namwe bakunzi banjye ese izo mfashanyo ngiye ko mutampahora ko mutampaho buriya nge mba norohewe ubwo nanjye mwokabyaramo ngaho nanjye nihagire ujya muri comment avuga ati ndimbati nibura muguriye n'icupa muhojeje amarira rwose mukanya abantu baravuga ngo nasabye ntacyo ngewe ndasabye kandi nsabye kubw'ikibazo ni mu mpozamarira wamenyereye urubuga ni mu mpozamarira nshuti zanjye bakunzi banjye murebe ariko murebe mwakarebye ibi bintu abantu baba bashaka ahantu abantu baba bashaka kunshyira gasa abantu n'abagome kandi reka nkubwire iyo operasiyo ndaje mvuga ibyayo ndaje nyishyira ahagaragara yateguwe n'abantu batarenze 3 iyo operasiyo yo gushaka kunta muri gereza iyo operasiyo yo gushaka kumfungisha abantu bagiye bagahimba urumva kumfata kunda kunyica urumva aba bantu barakwica se bagushaka iki kereka niba bakwica wenda kubera amagambo ariko reka nkubwire
umuntu iyo agiye guhimba abantu bakajya hariya bakicara bagakora inama bakabwira uriya mukobwa na n'ubu nkita inzererezi itinyuka igafata nyina wayibyaye ikamwita indaya. yamwise indaya se? none se iyo avuze ngo yahuye na Ndimbati mu kabari aragenda aramubyara amara imyaka 18 atazi se yarashatse kuvuga ko nyina ari iki? Niko ibintu abantu bagiye bashaka inzira zose zantakazamo ngo bongere bansubize muri gereza zirabura. Hari abagiye bahimba ubuse uyobera abagiye bahimba muri comment bavuga ngo ni ngewe Gikeri, urumva Gikeri Theonest ngo ni ngewe Gikeri Theonest bakagenda bakaba bati Gikeri Theonest dore ni wowe turabizi. Bashakaga iki? Oya nago bashaka kujya kugufungisha. Badashaka kumfungisha niko badashaka kumfungisha Gasaro, badashaka kumfungisha wakora inama yo kuvuga ngo uriya mukobwa ngo azavuge ko, urumva baranabivuze mu biganiro byabo ngo bazavuge yuko ngo nyina ngo namusambanyije ngo afite imyaka 16 ngo kubera ko ngo icyaha cy'ubusambanyi icyaha cyo gusambanya umwana utagejeje ku myaka ngo ntigisaza. Reba kugira ngo abantu bahimbe icyo kintu. Ibya mbere birabapfanye, ibya kabiri birabapfanye, ibya gatatu birabapfanye, ibyo bicara batekereza byose birabapfanye. Noneho bakoze ishyirahamwe hari abantu aba none se uriya mwana ngo azaze kuva ko asambanyije nyina ntabyo wumvishe se? Ntaho wabyumvishe mu kiganiro? Nta hantu wabyumvishe mu kiganiro mw'abantu ntago ndabyumva muri comment muze kuvuga ko ntaho mwabyumvishe. Yego ko mana yanjye hari afite imyaka 16 ko byaba ari akamaro. Ariko kubera iki ariko gufungwa kwanjye ni igiki cyungura abantu bamwe na bamwe? Kuba ntari muri societe ni igiki abantu bamwe na bamwe kibungura cyane. Ariko reka nkubwire Gasa ko numva biteye ubwoba. Umutego mutindi ushibukana nyirawo. Ibintu byose biragaragaye. Umutego mutindi ushibukana nyirawo. Waje witsiza insenda uyu munsi ndakanyaho. Ariko imbwira ngo nisize insenda igihe kizajya kigera umuntu avuge. Kuba ntavugaga nongere mbisubiremo suko mbuza umunwa. Kuba ntavugaga suko mbuza umuntu. Kuba ntavugaga suko ntari mfite ibyo mvuga. Kuba ntavugaga suko hari ahandi nari narazindukiye kure. Icyo nababwira cyo nakomeje gukora uko nshoboye nkomeza imirimo yanjye. Yego hari ibyangiritse, hari ibyangirika. None se Ndimbati hari ikintu uvuze nge nshaka ko tugendana akantu kandi ngo ahakozwe operation nge sinzi niba ari byo simbizi iyo operation umuntu yabakora kugira ngo agushyire hasi. Ariko nuriya mwana nawe yaravuze ngo hari benshi bashaka kugushyira hasi, ubwo ntabwo tubizi nge nabyo nzi yabimbwe mu kiganiro. Arabizi neza ko inama zakorwaga zimwe bamutumiragamo bamubwira ibyo ari buvuge. Bashaka kumubwira ibyo ari buvuge. Kavuga ko ibi bintu nta muntu n'umwe ubiri inyuma. Nta n'umwe uri wembwiye mu kiganiro. Uriya mwana baye ahantu hangahe? Abamushakiye aho aba ni bangahe? Abamuvanye aho yakoraga bakamwivanira mu kazi ni bangahe? Bamurisha aho yabaga ni hehe? Nanagira ngo nkubwire wowe uzi neza kuri muri iki kintu, ukaba uzi neza ko ufitanye isano n'iki kintu cyo kubeshya abanyarwanda no gushaka kunyica no kunshyira hasi no kunjyana muri gereza. Njyewe ntabwo ndi bubihagarike, ntabwo ndi bubihagarike. Cyo nashaka n'ibimenyetso. Naritonze kugira ngo ibimenyetso bigaragare. Oya Ndimba. Naritonze kugira ngo ibimenyetso bigaragare. Oya kubera naritonze kugira ngo ibimenyetso bigaragare bijyagaragara. Abantu banteye amabuye, abantu bavuga ko biriya bintu byinshi inyuma ari prank ndimo gukina. Jewe ntabwo nakina biriya bintu, simfite ubugoryi bwo kujya gukina biriya bintu. Jewe n'abantu mu byumve, jewe ntabwo mfite ubwenge buke bwo kujya kwirirwa nkina biriya bintu. Ndashaka iki? Ndashaka kwamamara kangahe? Hanavuze ati cyangwa se ni prank. Ndashaka kugira nti niye ndimo nshaka gusohora se kugira ngo ngire. Yateguye uyu mukobwa se kuvuga ari umwana. Nta kintu nateguye, nta na kimwe. Kandi umuntu uzi ubwenge, uzi gushishoza, uzi no gutekereza no gusesengura byose arareba aho biri guturuka. Aho byaturutse wahabona urebye.
uretse amagambo uretse n'ubugome nawe wenda ufatanyije n'abandi bagome ugasesengura neza warebaho ibintu biri guturika. none se Ndimba nkibaza abantu bacukuye urwobo kugira ngo banterure banagemo ariko basanga mbarusha ibiro. Urumva basanga afite ibiro byinshi ntago nterurika ariko abantu barimo urumva abantu baba bashaka kunterura ngo banage mu rwobo bacukuye ariko kubera ko mbarusha ibiro bakanirwa kunterura. Mfite ibiro mudashobora guterura mwebwe, mfite ibiro mutazamura ngo mushyiraho mushaka, kandi mfite n'Imana. Icyongere mbabwire ngo abanyanga muri bake kurusha abankunda. Urajya gutekereza wowe kujya kubwira umuntu ngo azaza avuge ngo nyina namusambanyije afite imyaka 16 kubera kuzi ko ari cyo cyaha gikomeye. Hasoni Ndimba n'ubwa mbere mbonye ujenze amarira mu maso kandi ubundi nzi ko uri umuntu ukomeye. Ay'umugabo atemba ajya mu nda. N'ubwa mbere Ay'umugabo atemba ajya mu nda. Nongere mbwire ahubwo abafasha bakwiriye kumfasha. Abafasha bakwiriye kumfasha. N'iki kintu kikagira ikindi nababwiye ngo ubu nicyo gihe ngiye kubikurikirana. Ribu nayo irabireba. Navuze ibya Ribu abantu bavuza induru. Abantu batanatinya urebe abantu batanatinya. Hari witwa Papa Bitangaza uri hariya n'umugore we baraje baricaye imbere y'abantu. Buri mwana ngo turasa. Sinabonye asa nawe. Wowe sinabonye wowe musa. Ntukajye nsetsa Ndimba. Ubu nanjye mvuga ngo nuwawe wowe Papa Bitangaza. Ufashe umugore ufashe umuryango muje guharabika umugenzi wanyu. Uri umparabika ufite umuryango menya ko nawe uri kwiharabika nawe ufite umuryango wowe. Hari yaberetse bakugiraga inama ngo bangiriye inama. Arangiriye inama uri yarangiriye inama. Angira inama ngo nindeke ngo ningene ntanga amafaranga. Mwararebye musanga Ndimba atari gufite amafaranga yo gupfa ubusa. Ese ubuyomba narufasha amafaranga nkagenda. Kandi urabona uriya yari kuza. Haba haravuye nyinereze. Yihereze nategereje abantu bagasubiranamo. Nategereje ukuri kukajya hagaragara. Haba havugwa ibinga n'ikiyo ndamuka abantu basabye guhura n'iriya nzererezi bakansaba guhura nayo. Ngiye mfite umwanya wo kujya guhura n'inzererezi himba plaque kugira abantu babone uko bacuruza. Ngiye mfite amafaranga yo gupfa ubusa yo kujyana ngo ntange ngo ngiye gupimisha ibiki. Pimisha abantu bashaka kunyita no kumfungisha abagome. Papa Bitangaza uraza uricara wowe n'umugore wawe nta n'isoni. Habura nugira undi nama. Ese reka nkubaze Papa Bitanga, iyo ufashe umugore ukamuzana wibuka ko buri yari umubyeyi ufite abana urimo kuza gushyigikira prank ahangaha ubugoryi bw'abantu bamwe na bamwe. Ubwo se utaniye nabo urangira inama. Urangira inama unabyemeza ngo uriya mwana nubwo yaba atari uwawe. Reka nkubwire Gasa. Yaravuze. Reka nkubwire Gasa. Nawe kumudefanda ariko ushaka kuba wararebye ikiganiro ukuntu. Yaravuze ngo niba atari n'uwawe ngo Ndimba atafite amafaranga azamufate abe yamufasha mu. Donc ufite amafaranga yo gupfa ubusa. Yamufashe wakagenda akajya gufasha se niba agize. Wese nta muntu ariko ubu buri yundi huvuga biriya. Undi huvuga biriya wowe Papa Bitangaza. Uzi ko wowe ntacyo umuntu yakuvugaho. Ndakuyobewe. Ntabwo nkuzi. Ndakuyobewe. Ariko nge mfite ubwenge ntabwo nagufata umuntu ungana nawe ufite umuryango ngo nkushyire hanze wowe. Noneho n'umugore wakaza iruhande rwawe. Uwo mugabo wawe uramuzi? Umuzi bingana iki? Ku buryo uza kuba Hasoni. Ubwa mbere noneho ndabona Hasoni. Ndabona bigoranye by'iki kiganiro uburakari ufitemo. Oya wivuga uburakari birababaje gufata abanyarwanda abantu bakabahindura injiji. Birababaje bikwiriye gucika ibi bintu. Ibi bintu ntabwo ari uriya mukobwa Gasa. Mwese mwakoze ibiganiro. Mwese mwakoze ibiganiro mwakigikiraga ikisi. Si ubucucu nka buriya. Iyo mukori yego biba birimo n'ubucuruzi. Biba birimo n'ubucuruzi rwose. Ariko hari ibintu byinshi byo gucuruza bitari mu bwenge buke. Kandi nunabirakariremo uri Ndimbati. Igihe cyose ukiri Ndimbati ube ready yuko uzavuga kuri iyi mihanda.
kandi nta nubwo njyewe uretse gato mbanze mvuge kuba ngenziranye nayo imyaka myinshi ntibazazana ngo ndimbati ndeke kuvuga nzavuga pe rwose na muri umuntu agera isana kuri iyi mihanda akaza bakamuvuga nzacuruza nanjye rero ndimbati n'uwabazwa ngo abanyamakuru twacuruje ubwo uzareka kuba ndimbati ntabwo mbabazwa nuko mwacuruje ariko ndimba ntabwo mbabazwa nuko mwacuruje banza unyumve neza n'abandi banyumve neza nuko uvuze ngo twaracuruje sinshaka abantu bacuruza mu bugoryi babeshya abantu urafata umuntu wowe aragambanira umuntu urabibona urabitekereza nawe ukabishyira ukabishyigikira wowe ariko umunyamakuru wowe munyamakuru abanyamakuru nka ba Bosco abanyamakuru nka ba Bosco urajya hehe Bosco urajya hehe wowe iri zina nakagombye no kurihindura turitiranwa nakagombye no kurihindura nanjye nitwa wavuze ibintu wowe Bosco wigize umusesenguzi nicyo yavuze kikakubabaza urumva uzi ibintu yazanye uzi ibintu yavuze ngo yageze iwabo wowe wageze iwabo wowe iyo ugerayo ntabwo uba warabonye nyina waje akivugira biriya none se ndimba buretse gato nimba buretse gato mbanze nkubaze gasa reka iki kiganiro reka nibwirira abantu wowe ku mugani baranashinja ko tuziranye reka nibwirira abantu ntabwo utuma mvuga reka nibwirira abantu ntacyo kumbwira nushaka kuvuga tuzakora ibiganiro byubaka ukaba udashaka yuko mubaza biraza kugenda biti icyo gihe waba wicaye nk'umusesenguzi kandi wicaye ngiye ibintu mbaza sundi ibintu mbaza abanyarwanda bayobewe n'ibiki buretse gato ngaho mbaza n'abanyamakuru wikomye erega nanjye ndi umunyamakuru kandi ndabavugira wese ndakoroheye nyine buretse gato ngewe niba nzanye umutumirwa akaza nkamubwira ni buretse gato ntumvugiremo excuse me uvuga ko umwana wa Ndimba ariko nanakuvugiramo cyangwa haguruka imbere y'ikamera nkigendera ntago nawe wantegeka kugira ngo unemeze ibyo ushaka ngo uyu munsi ariko ntago ndi kubikwemeza ariko buretse nanjye mvuge wikisiga itsenda ko twese twazisiga izisiga nimba umunyamakuru numiye umuntu akaza aho ngaho tukicara tukaganira ese uvuga ko umwana wa Ndimbati yego umwana wa Ndimbati agatanga details zize ikiganiro birimo ese biramutse bisanzwe ko ari ikinyoma utari umwana wa Ndimbati byazagenda biti niba ari ikinyoma uzanyegere nzagufasha kukivamo usaba imbabazi sibyo singe muntu wa mbere mwana yahaye ikiganiro si twari tunaziranye ni Imana gusa yabikoze ariko navuga cya kinyoma koko nkuko yabivuze aranyizera wa mugana twenda no kuri igitsina gore twahuje ambwira ko ari ikinyoma abo banyamakuru urabashinja iki kahubwo hari igihe rimwe na rimwe nje binandakaza mugashaka kudutesha agaciro abanyamakuru nimwe mukitesha buretse gato ni bamwe muri mwe babatesha agaciro ntabwo abanyamakuru mwese namaze kumenya ko ibi bintu ari ikinyoma gute ushobora gufata abanyamakuru bose ukabahindura navuga umwanda icyo ni wowe ukivugiye ni wowe bivuze ngo mwese ngo nimwacuruje ngo mwese ngo mwanacuruje ngo nimuncuruze buriya uteye ibuye mu gihuru ikivumbutse buretse ikivumbutse n'icyabahamije ngende kukubaza nawe abo rero abo ndimo mbwira ntabwo reka mbabwire banyamakuru Gasaro ntabinyuze ku ruhande ntamvugire urumva ntamvugire icyo nashatse kuvuga hari abanyamakuru bataraba umwuga binjiji ubu se ntabigize abacamanza aho kugira ngo abanyamakuru ntabigize abacamanza uri gutuka iyo uriya mwana atavuga ukuri uba wicaye hano umenye ko umwana yakubeshye ukuri ubundi se ikinyoma ntabwo gihabwa intebe nubwo hashira imyaka 5 uba barabimenye gute rero gute ko yaje ku mihanda akavuga akagusebya ati Ndimbati uretse nyuma yaho wewe waruzi ukuri nkawe ko utasambanye none se wagira ngo operation nari kubyishyira hanze rega nanjye buriya narindi mu bushakashatsi wari mu bushakashatsi narindi wumva ibimenyetso byose mbikubwiye nababwiye ngo nta nubwo ari nibanga ntibikiri ibanga ibimenyetso byose operation uko yagenze ndaje nyishyira hagaragara Ndimbati wikirwa rero uvuga uwavuze hari abavuze
hari ibyo mutavuze mutazi. Afatanya makuru bose ngo barimire hitaka. Ntabwo nabarimiye hitaka bose. Ariko mbwira umunyamakuru nka Jesus. Reka nje mbavuga amazina. We Jesus wa mwana we. N'abandi banyamakuru abayita abanyamakuru nka Jesus. Jesus yaretse ku umunyamakuru mu mushinja cyaha. Abo umucamanza. Ntabwo yagiye hari akajya avuga nuwe barasa. Turabizi nawe ibyawe ndaje mbishyira hagaragara. Uriya mwana uko mwahuye naho yabaga. Byose ndabizi. Niko. Urambwira ngo Jesus. Harabo ndi bujye mvuga amazina hari nabo nari butunga urutoki kubera ko hari aho bageze bagarura ubwenge. Jesus wowe wabaye buretse. Wowe buretse. Ibyawe ndabizi. Operation ndayizi. Ndaje mbishyira hagaragara. Niko gasa. Abavuye mu rugo gukora mu rugo. Abazamukiye kubanda bazamuwe kubera udufaranga abantu bagiye babaha. Bavuye gukora mu rugo. Baraje bashinge cano nibarangiza bajyeho abo bantu bita abanyamakuru. Abo bantu bita abanyamakuru. Hari abantu basebya abanyamakuru. Ahubwo abanyamakuru mwisuzume. Abanyamakuru mwisuzumwe. Mwitandukanye n'ibisamba. Abanyamakuru mwishenshuri mujye ku ruhande rw'abanyamakuru. Ibisambo n'inzererezi n'ingegera zijye ku ruhande zirwa zirira ku bantu no gushaka kubafungisha. Niko byahinduye isura. Hari abantu bagiye bajya ku Kacyiru baragenda bashyiraho ikigo gipima ADN barayipima. Turasa mu bitugu. Dore ibitugu ye n'ibya Ndimbati. Dore umutwe ye Ndimbati. Dore uko agenda n'imitego ye. Ngendera imitego mwa bantu mwe. Ngendera imitego. Mwa bantu mwe ngendera imitego. Ngenda imitego ngenda mpuje amavi nk'iriya nzererezi mwazanya hangaha. Ndimba ariko nawe ikintu uzi ikintu cyanambabaje. Reka nkubwire ikintu cyambabaje. Mbwire n'abanyarwanda ikintu cyambabaje. Iyo murebye abana banjye na Firidausi mubona basa nuriya muntu koko. Basa nuriya mukobwa kwe. Byarambabaje kubona nyina avuga ngo abana ngo nabarebye. Ngo nabarebye. Ngo ndeba umutwe. Ngo ndeba ibitugu. Ngo koko mbona barasa. Firidau abana banjye ntabwo basa. Urumva ntabwo basa na Nyandwi. Ntabwo basa na Nyandwi. Yeka ko nabandi bana banjye basi. Yego Nyandwi ntabwo rwose Nyandwi mukobwa mwiza ntabwo usa nabi. Nawe haraho ngera sinkurenganye baragukoresheje. Ariko niba batangiye kugukoresha nawe ukajyaho ukagira nawe biraza kugukoraho. Baravuga ngo nyuma y'imbabazi nta rubanza. Kubera icyo uyu mwana yagusabye imbabazi benshi baraza no kubyibaza. Uyu munsi ukaba n'undi ugifite ubwo burakari n'uwo mushinya kandi yamaze kubwira ati Ndimbati umbabarire. GASARO TV.